muyoboke nk'umuntu wa debeni wamufashe afite imyaka 16 tubwira debeni ibi bintu abireke yamaze gushaka umugore ariko izi ndangagaciro zisebetse. Kuki twumva ko aka kantu kangana gutya kakura igitaramo cyiza yakoze nitukibwira abanyarwanda igitaramo nikakubwire uretse gato muyoboke iyo mushatse kuvuga ko tuba dushaka kuvuga ibi gusa zana costume muye ngo waraye inshuro zingaye kuri live zagundi ifata muri go promoting igitaramo cya debeni. Njyewe umfashe gutyo mu ijosi umugabo wanjye yafashe gutyo mu ijosi ubwo nyine things are going down. I'm not gonna lie. Ahita to oya bivuga ibyo but that's the truth. Kugufata gutyo mu ijosi muyoboke uretse arangize no muyoboke ikintu ushaka kumubwira impamvu ubone nyine abantu byabatangaje cyane nuko ukuye kuba the Benari married sibyo abyaye ejo bundi like twese byadutangaje cyane. Ibi ntago ari ibintu ukora kuri ya just in the streets when you have a wife at home breastfeeding. Noneho yasubizanya gute yaba yabonye uwo mwanya gute ko bari mu biti ko bari muri ibi ngibi abura umwanya wo kuvuga akabona umwanya wo bakaba amabere y'abakobwa. Abantu benshi bamukurikira gudufanda tumvikane gushimisha imitima y'abana shengura imitima y'abakeya biri turabyamaganye twumvikane muyobo umva kumbwira ikintu kimwe sibyo ahangaha ni mushaka umutagatifuza siko bimeze murazura kabozi muganye ibi bintu uburetse gato unja agomba kumenya ko ari umugabo gusiga umugore ku kiriri ukaza mu mwanda nk'uyu nguyu ngo numufana ubu bufana yewe yarabonye umuzungu muyoboke ari kunyumva muyoboke ari kukumva hari umuntu ushaka kubaza ikibazo muyoboke ukuntu nyine yafashe akaboko kagashyira ku ijosi iyo byonyine that kind of movement ni movement y'abantu bari muri romantic vibes. You cannot just ntago wafata umukobwa gutyo mu ijosi iyo njyewe umfashe gutyo mu ijosi umugabo wanjye yafashe gutyo mu ijosi ubwo nyine things are going down. I'm not gonna lie. Ahita to oya bivuga ibyo but that's the truth. Kugufata gutyo mu ijosi muyoboke uretse arangize no muyoboke ikintu ushaka kumubwira impamvu ubone nyine abantu byabatangaje cyane nuko ukuye kuba the Benari married sibyo abyaye ejo bundi like twese byadutangaje cyane. Ibi ntago ari ibintu ukora kuri ya just in the streets when you have a wife at home breastfeeding. Noneho ari nk'umusore usanzwe tuvuge wenda nkandera aba basore basanzwe Kevin Kade yari ahari element yariyo ego nka element yaba ari we wabikoze yari ariyo. Honestly, people wouldn't even talk about that video. People would be like, ni umusore, he's just like having fun. Ariko umugabo wubatse noneho to make matters worse, you have a wife at home breastfeeding. Ntamwakushize ishyanga ntamwakushize tubonye saga y'ishyanga ariko none why tagiye kurangiza umusubize muyoboke nansubize nago nzi niba muyoboke if he's ever been married niba aracyakubaza nibwo agiye kubaza ikibazo cyane muyoboke niba ufite umugore mu rugo do you think you would go in the streets ugafata umukobwa gutyo mu ijosi none ikindi abantu ko babivuga ngo dufate uko yavugaga arimo aramwikubaho literally umutipa ari inyuma umukobwa muri imbere like she's all over him. Explain to me how that's normal. Subiza muyobo kuki twumva ko aka kantu kangana gutya kakura igitaramo cyiza yakoze nitukibwira abanyarwanda igitaramo nikakubwire uretse gato ufite umwana bita ni DJ wa mu DJ uri Kampala upromotinga debeni bamwitana uyu DJ Costa zana uretse gato amajoro yose kugira ngo debeni agere i Kampala twararaga amajoro turi gupromotinga icyo gitaramo muzane hano ntabwo muzane hano muyoboke iyo mushatse kuvuga ko tuba dushaka kuvuga ibi gusa zana costume muye ngo waraye inshuro zingaye kuri live zagundi ifata muri go promoting igitaramo cya debeni. Ikintu cy'imbabaza mama ushaka kugira ngo tuvuge ibintu nk'uko mwe mubishaka ntabwo ariko bimeze. No nakubwiye igitaramo cy'abanyarwanda debeni ku gitsina ari wiki igitsina gore kiramunesha
oya The Ben ni indaya. ntabwo ndi bwemeranye nawe my brother. The Ben ni indaya ntashobotse. Oya ntabwo ariko bimeze. Iyi ntabwo ari imyitwarire y'umugabo. Uretse gato kubahe The Ben cumi n'ingahe amaze mu muziki mu myaka umaranye nawe urabizi ko The Ben kubera iki buri munsi uretse gato kankubaze kankubaze kubera ko tutabonye video y'igitaramo kirangiye muri Kampala agiye murago gusura abarwayi buri munsi ko hagiye tubona igitaramo kirangira ari mu mabuno y'abakobwa cyangwa hari gusoka video nk'izi z'abakobwa ko nta zindi video ziri gusoka ko tutabonye ari kujya muri na Kasero hospital ko tutamubonye ari gukora ikindi kintu nk'ibisanzwe tukamubona buri munsi kubera iki ngaho yagiye Musanze tumubonye mu mabuno y'umukobwa ahanga kabano myuti nakubwiye niyo ushaka umuntu ntabwo buraho umubonera gute se ko ibyo twabivuze ko mudashaka ko tuvuge ku bibi noneho murabukunda abantu uretse gato amarayivu twakoze turi gupromotinga kino gitaramo twakundaga The Ben tuvuze kuri ndakubaza nakubwiye fata DJ ibyo bintu byo gutega amatwi my friend as a blogger we have all sagas ntabwo tuvuga ibintu bisiriza tugomba kubivuga urumva ushaka kwigira saga ariko dizino saga saga iri ni ishyano ryacitse umurizo ntabwo ari saga abantu bakunda kongera abahereza indi miziki Ben ariyubaha step by step aho ngaho ukoze ikosa rikomeye mu bantu uretse ntabwo ari ikosa ndababwiza ukuri nababwiye nimba kuri live ndabereka izi video zose mbereka ndakubwiye muyoboke The Ben agomba gukora live agakora statement cyangwa kuri ibindi birakora statement z'abanyarwanda imbabazi ntabwo yaje ubu Ben azabaho nka nyakamwe ku buryo atazajya ahura n'abantu ntafite famille ntiduhari turi abafana bari turi inshuti ze The Ben none urashaka ngo ariho wazaza womerese uretse gato Berishu ntihongere gufungura mic yawe ntabwo kabano yaje imbere yawe ongera gufungura mic umva muyobo umufana bagiye bakishira amazi tubini ibiki kumufana ko ndakubujije umva muyobo uyu mushiki waravuze ngo ese The Ben azaba ari nyakamwe kugira ngo The Ben abone ko atari nyakamwe ni ukujya gusireba abakobwa dore murebe kino cyuno cy'umukobwa kiri ku gitsina cya The Ben ndapfuye ariko uyu mugabo na ditkide listen to me my brother Godfather nta platform mfite inyishura uranzi uretse gato muyoboke listen to me uretse gato big man hataza kuza kubahuka uretse gato ntega amatwi twumvikana muyoboke uranzi neza nta platform nimwe inyishura nta YouTube channel ngira ibyo ngibyo muze bakora twaganiye inshuro nyinshi ntabwo ibintu bikora ngo mu cyangwa amafaranga urabisobanukiwe twumvikane urabisobanukiwe iyo uvuze ngo making money urabisobanukiwe ko nta mafaranga nshaka muri ibi bintu ntandukanye n'abandi basobanure nge wari uhari abeshano wari uhari aveyo wari kuri umuntu wari uhari uretse gato muyoboke hari abantu turi hamwe baveyo ndibaza ko wenda amasaha urugero ni bane muri kumwe ushobora kuvayo ntihagire undi muntu uza atubwire uko abyumva utari kumwe abakora gukurikiye baveyo nge wari uhari umwana nkawe uretse gato umuntu wafashe imyaka 16 turashaka kuvuga uko abyumva abazi mukiza muyoboke ikibazo cya nyuma uburyo kugisubizamo nibwo byakira muyoboke iyi video The Ben yayifata akayoherereza umufasha wakamubwira ati sheri twatwitse iyi video kanota wefashe ariko mwayibonye ariko kwemako yabisobanura muri rero wenda sijya nkunda kuvuga ko kuri umufasha we kuko umufasha we ntabwo ari hano muri Godfather waba wibagiwe aho fata ku mavuta bamubitse ntabwo ngiye ndi umuntu uterwa ubwoba urumva ibyo message ntimukantera ubwoba ibyo kanga ryo kuntera ubwoba banyise n'amadaye bazina mutaranyita simba ku muntu abanga bagiye kwinjiza garashe uretse gato ubu bagiye gukora propaganda ibyo mwanyita byose nzabazonga nka roho bizavuga ukuri nkuko kuri ntimukange icyo gufata ku mavuta ntimutsaze mbere yuko iyi video isohoka ko itasohotse umunsi w'igitaramo warabwiye abanyarwanda byabereye muri Serena Kampala reka nkubwire icyo nuko mutankurikira uretse no kubivuga
nta live turakora uretse gato twarabivuze uretse gato nguyo Costo uwo mu DJ muri kumwe aho ngaho icyo nuko mutavuze yesterday yarano kuri live ariko dusobanurira uzi ko ariko mwambere nari mubonye ariko je nari nanamuzi namubona kuriya uyu ni umwana kuva mu byumweru nka bine bishize twaje hano dupromoting igitaramo uwo musore you see uyu ni umwana kuva mu byumweru nka bine bishize twaje hano ndi kukubwiza ukuri gwo Costo muri kumwe abantu bari hano